Yes, reka musuze kandi nguhe ikaze. Wagize neza kubana natwe, ndavuga wowe wakoze subscribe ku Iberezima TV ndetse no kuri Prince Robert Rwanda. Murabireba neza ko dufite umubyeyi dusanzwe tuganira, abo tubana umunsi ku munsi muramuzi, ariko namwe muje ari ubwa mbere ni ngombwa ko mumumenya. Yitwa Mama Karabo. Mama Kara, tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu. Murakoze. Uri amahoro? Ndashima Imana. Mu mwuka ni hazima? Ni hazima. Turanezerewe cyane kandi nawe turanagushima of course kuba wemeye kuduha uyu mwanya kugira ngo tuganirize abera. Urabizi ko iyo tuje hano tuba tuje gusenga cyangwa se mu rusengero cyangwa se tuba tuje kugabura iby'Imana. Aha ngaha niho Imana yemeye ko tujya tugaburirira ibyanditswe byera, umukumbi muto bakarya bakanywa bakumva bamerewe neza. Yego. Ariko ntibirengagize ko urusengero rukuru ari imitima yabo, ari narwo Imana yemera. Nuko hari abantu batubwiye ati rega mujye mwirinda ibyo mushyiraho mubigenzure neza kuko twe twahafashe nk'urusengero, nyuma y'uko Imana nyine itweretse ko izo twajyagamo bitakimeze neza. Ndagira ngo rero tuganire, ubwo twinjiye dutyo. Hari ikintu gikomeye, abantu bumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, umuntu akakubwira ati shingiye ku bintu ndi kubona mu madini yacu kuko narangije kumva ubutumwa numva bihabanye n'ijambo ry'Imana ry'ukuri, ariko nagize ikibazo. Ese ubu ngubu mvuye mu idini ko bajyaga batukana ngo umuntu arakabura idini, nava mu idini nkajya he? Ese nkeneye kuva aha nkajya hariya, urwandiko rw'icyemezo ninde wazampa icyemezo? Byaba byagoranye. Bakavuga ati ibyo bintu rero nubwo bari kutujyana ikuzimu baturimbura, nzemera njye mihanganire, ariko nabura ningira aho njya bampa urwandiko ko ndi uwabo. Ni ku mubyeyi. Yego, ni ku mubyeyi. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana, ariko unagira inama abo bantu. Ese ubundi ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ese koko umuntu ubitekereza gutyo akwiriye kugira uwuhe mwifato? Yesu aguhe umugisha. Murakoze. Ndabashimiye kumpa uruhimbi. Yego. Niko njye mbivuga kuko ahantu umuntu aba ahagaze agiye kuvuga Imana cyangwa se kuvuga iby'Imana yamushyize ku mutima, ni uruhimbi kuko buri wese aba afite ahantu agenda kuvugira ibyo agira, ibyo avuga. Bagira ahantu bavugira, hari abahabwa nyine wa mugani stage, abaririmbyi, abiki, buri wese aba afite ibyo yahawe. Nanjye iyo nje aha ngaha rero mba nzi neza ko ari ku ruhimbi mpagaze, nje kubwira ubwoko bw'Imana, abumva ururimi tuvuga kuko bose ntabwo ariko babyumva. Rero iyi topic ni nziza. Ubushize mperuka aha ngaha ndi kuvuga uburyo hakenewe kumenya inzira y'ukuri ijyana abantu mu bwami bw'Imana, kuko Yesu ari we wabyivugiye ko natwe ubwacu duhura na Satani avayo, twebwe turimo turajyayo. Byanze bikunze tugomba guhura kuko turi kujya mu mujyi umwe. Abari kugenda mu mujyi umwe ntibashobora guhura na Satani, abari kumwe na Satani mu nzira imwe ntibashobora guhura. Rero niyo mpamvu n'ubundi iyo topic n'ubundi ikomeje kuza. Rero abantu benshi nk'uko bivuze barashaka urwandiko rw'itorero rw'idini, bakumva ati nimbatizwa nzaba mfite urwandiko, ninshyingirwa nzaba mfite urwandiko, ninkora ibi n'ibi nzabona seritifika, nzabona seritifika ibi n'ibi. Mbese ugasanga inzandiko zabaye inzandiko, waba wamaze urwandiko ubundi nyamukuru buriyuza urwo ari rwo. Wa mugani nk'uko utangiye ubivuga ati kabura idini, ukumva ko kuba bagututse ngo kabura idini, ubwegare yuko nta nijoro ufite. Kandi iyo tugenzuye mu by'ukuri ntabwo tubuza abantu gusenga cyangwa se guterana cyangwa kugira gute, ariko nibura genzura umenye ngo ndatora ibiki ndeka ibihe. Tukiri aho se, wabwira icyo umuntu uvuga ko inzira ijya mu ijuru ica mu idini? Ntabwo inzira ijya mu ijuru ica mu idini, aho ndabihakanye. Inzira ijya mu ijuru ni umusaraba mwiza. Wa muririmbyi turuza kumuririmba, we ngo ku musaraba mwiza, inzira nyakuri y'ukuri ni iya Kristo Yesu. Niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Turasoma ijambo ry'Imana, niwe yarabyivugiye, avuga ko ariwe nzira, ariwe kuri, ariwe bugingo. Byari bimunaniye kuvuga ati nsize idini muzajya mucamo, nimara guca mu idini mubone kujya mu ijuru. Yesu niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo. Rero ntaho duhuriye n'idini, ntaho idini rihuriye no kujyana abantu mu ijuru.
oya yasize hari yabishyizeho abantu umucyo nyine bavuga ati si uwo Yesu wavuze ngo niwe nzira niwe kuri n'ubugingo ari hehe ati ko tutamubonesha amazi ko tureba ruriya rusengero rwubatswe hariya ari rwo tureba hariho batubwiye ngo niho baca ngo umuntu agahinguka muri kirisitu ubu Yesu ari hehe mutubwira gusa ubundi twagiye dukirizwamo koko nibyo tugahamagarwa tukajyamo tukamenyeramo ibintu bitandukanye ariko ni nk'uko twagize kubivuga igihe kimwe n'ujya kubona akazi uwo ari we wese bamutungira urutoki birashoboka yuko hari umuntu utari kujya mu idini wa mugani ngo agire iryo hishurirwa rya Kristo ntabwo turi bubijyemo kure cyane ariko niba ugize ibyo hishurirwa ukabona aho hantu uri koko hari kukwangiza haratuma hari ibyo utamenya ubwo ntumenye ntiwirirwe ujya muri byinshi ngo utekereze iby'idini ngo ubyegerezeho umutima wawe bireke wikomerereze wisangire Kristo niwe nzira niwe kuri niwe bugingo rega yaravuze ati ndaza vuba komeza icyo ufite hatagira ugutwara ikamba ryawe nubona ahantu uri ahubwo bari gushaka kugutwarira ikamba uri gukora iki muri iryo dini urumva kuko itorero ni umuntu ku giti cye Kristo yitoranyirije urusengero nyakuri ni ururi mu mutima mbese ntimuzi ko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka Imana iri muri mwe gusa byo binaniwe kuvuga ngo urusengero ni katolike ni abameto na deperi n'ibiki ariko bibiri byandika neza aravuga ngo mbese mwebwe ubwanyu ntabwo muzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'Uwiteka Imana ituye muri mwe yarabyivuye aravuga ngo nzagendera muri mwe nzakorera muri mwe nzagendana namwe mbese ibintu byose muri mwe icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye ari we Yesu Kristo wabyivugiraga muzagihabwa ntabwo ngombye kujya guca kuri pasiteri si ngombye kujya kureba diakoni runaka si ngombye kujya naha ni hamwe gusa wowe ubwawe uru rusengero rw'Uwiteka Imana iri muri wowe Kristo atuye muri wowe nk'uko twamaze kugera muri Kristo rero niwe nzira niwe kuri niwe bugingo abantu ntabwo ikibazo bafite barashaka kubika inzandiko z'amadini ngo niba udafite ahantu uri gusengera ngo ubwo uri inzererezi ubundi bantu munkurikiye umuntu aba inzererezi ati ngo kuko adafite idini asengeramo Kristo warakureba akabona ko uri umushumba wo hejuru hari n'abantu benshi cyane uruta ariko uwo mugani agahita akubwira ngo uri inzererezi cyane ese tuvugishije ukuri Yohana Umubatiza yabatije Yesu akora umurimo w'Imana ni hehe ni irihe dini yabarizwaga Eliya umuhanuzi w'Imana wahagaze ku musozi agateranya igihugu cyose yabarizwaga muri hedini mutubwire Elisa we yahabarizwaga muri hedini hari abantu benshi cyane tureba tuve no mu masezerano ya kera tujye no mu isezerano na Yesu ubwo nabanje muri abo ngabo ba kera ngo ndebe ko nibura baba hari amadini babaga babarizwamo usanze nabo noneho mu isezerano rishya na Yesu tubereye icyitegererezo naho dusanga yari afite idini ngo asigaye yararyubatse bavuga ati nasengeraga ahangaha niho n'uwambatije umushumba wambatije ubwo nari ntisengenda kuri Yohana kugira ngo ngere kuri Yohana wabatije Yesu kuri Yohana yarambatije yari umutambyi yari umuntu mukuru wasengeraga mu rusengero runuru ntaho mbibona ngiye kereka niba wenda narasomye yari baramubazaga aderese yawe niyi akavuga ati nge ndijwi ry'urangurura mu butayu mugorora inzira z'Uwiteka mutunganye inzira ze mwebwe ubwanyu mwagorotse inzira z'Uwiteka yatangiye anabivuga na Yesu atari yazanye ni wa mugani ati mutunganye inzira z'Uwiteka ni mugorora inzira z'Uwiteka yabonaga yuko babigoretse cyane ariko arangije abatiza umwana w'Imana naho tubona yari yanditse naho tubona yajyaga ajya gutanga raporo yuko yabatije yuko hari abo yabatije ngo mushake inzandiko yuko abana bakiriwe ngo urwandiko umwana arakirwa urwandiko umwana yabatizwa umuntu yabatizwa urwandiko mbese ibintu byose ni inzandiko inzandiko zabaye inzandiko rero ubwo rero kubera ko zabaye inzandiko ni ikibazo gikomeye kuko inzandiko zabaye inzandiko yego inzandiko zabaye inzandiko umwana arakirwa mu rusengero ngo urwandiko yabatizwa ngo urwandiko waba runaka ngo urwandiko urwo rwandiko
ni rwo kibazo ubundi gihari cyane ngo ruriya rwandiko ruba rukenewe ku kiguzi icyo ari cyo cyose. Niyo wabona urukuye ahantu hari mu irimbukira ariko ngo ukaba urufite na seretifika. Noneho reka turebe ho kabiri, umuntu ngo arabatijwe, yamara kubatizwa ngo akeneye seretifika y'umubatizo. Ugasanga nyine inzandiko zabaye inzandiko ati tugomba kugira urwandiko, ibyo byanyu mutubeshya wapi ntago wabaho utarufite. Ubundi byaragoranye, umuntu ngo aba yumva atajya mu ijuru. Ubundi hari inkwa mugani nk'uko bavuga ngo urakabura idini. Tuzi neza yuko abantu benshi utagira idini nta n'ijuru ufite. Tuzi ko ubwo mu ijuru ijuru uraribonera mu idini. Ntabwo turi buve abantu nyine babashije kwinjira mu madini, twese twagiye dutungirwa urutoki tukajya mu idini tukaganiramo ijambo ry'Imana, tukagira ibyo tumenya, ariko burya hari abantu Imana yagiye yihamagarira ikabaha umwuka wera. Uko iminsi igenda ishira nyine wa mugani ibintu bigenda bibi bindi, niko umuntu agenda agarushaho kugenda asobanukirwa, akumva ibyo biri gukorwa, ukabona bimwe birahabana n'ijambo ry'Imana. Icyo gihe rero nubwo wagiyemo rwose ukabona urwo rwandiko hari urufite, umubatizo ukabatizwa, ukabona ko wageze muri systeme y'idini, ukabona hari ibyo byakumariye, ariko hari igihe cyageze ubona yuko noneho hari ibyo utarimo wumva. Umwuka wera akaza agahita aguhishurira ibintu byinshi. Waravuze ngo ni byiza yuko ngenda, nindamuka ngiye nzaboherereza umwuka wera. Umwuka wera azababwira n'ibindi ntababwiye, kandi azabayobora mu kuri kose. Azabayobora mu kuri kose. Rero nk'uko twabivugaga ngo ibibazo by'inzandiko n'amadini, hari abo turaba tugasanga mu isezerano rya kera bamwe Imana yagiye ikoresha nta madini bari bafite, ba Eliya n'abandi. Noneho nituza no mu isezerano rishya, Yohana umubatiza wabatije Yesu, nawe ubwe nta dini tubona muri Bibiliya ngo tuhasange ko yaba yarabazizwaga muri iri dini, ahubwo yahoraga abona ko inzira z'Uwiteka zaragoramye, agahora ahamagara abantu akababwira ngo nimutunganye inzira z'Uwiteka. Cyane we baramuhazaga ati ko se uri uwo mu bafarisayo ti wapi, mu basadukayo se wapi, mu Kiyahudi oya, nese uri uwuhe? Ndi ijwi ry'urangurura mu butayu mugorora inzira z'Uwiteka, mutunganye inzira ze. Hagiye kubona babona na mwenye waraje na nyiri araje. Bene da Yesu yabatirijwe muri hedini, nibatubwire. Ubwo rero arangije ahageze nawe ahita amubatiza. Ntabwo dusanga yari poso runaka, pasiteri runaka cyangwa undi. Yohana wabatije Yesu, nta dini dusanga yari ari kubarizwamo. Na Yesu ubwe rero iyo turebye dusanga nta dini yabarizwagamo. Binongeye iyo tugenzuye neza dusanga n'amadini ariyo yabambye Yesu. N'intumwa ze yarazihamagara ariko ntiyigeze azijyana azishingira idini runaka. Ntayo tubona. Nimba babizi, dore n'aba bize teoloji nibatubwire, barabadive barabaye. Izi nzandiko rero nizo zateje ibibazo. Umuntu ukumva uraganira nawe yakubwira akabwira ati rero buriya mu idini ikintu dukurikirayo urwandiko rw'umubatizo, tugakurikirayo urwandiko rwo gusezerana. Izo nzandiko zose iyo turebye mu ijambo ry'Imana dusanga ntaho zageze umuntu. Ukabona umupasiteri, ahantu nigeze kubona nabonye ngo bari gusengera abapasiteri, ibintu babahambirije, ngiye kubona mbona bari kubisinyira. Ndavuga uyu muntu koko ibi bintu bamubwiye koko azabikora, ngeza bakabacunshumuraho amavuta yo n'abafatiye bagacunshumura. Kandi hari ababanga umubatizo babatizwa mu mwuka wera. Iyo turebye bariya muri cyo cyumba cyo hejuru twasanze ntawe umuntu bacunshumuyeho amavuta, ahubwo twasanze bavuze ngo babatijwe mu mwuka wera, ngo bari hamwe mu mwanya umwe, ngo umuriri nguramanuka, ngo bose buzura umwuka wera. Oya na Pawulo abwira Timoteyo kwimika abakuru b'itorero, kandi nawe yimika abakuru b'itorero yabimikishije kubarambikaho ibiganza kugira ngo nyine bahabwe umwuka wera. Ntabwo yabasutseho amavuta. Urumva amavuta bo kubera ko baba bari kwima biriya n'ibintu bikomoka mu bintu by'imico y'imihango, babyita bariya babita abakabaliste cyangwa se abantu bakoresha ibintu by'imizerere y'ubupfumu binjije mu nsengero nyine kugira ngo babashe kubyifashisha. Bya bindi Yesu yavugaga ngo basuzugura ijambo ry'Imana kugira ngo babone uko bakomeza imigenzo n'imihango yabo ikennye umumaro, itagira ibyo imaze. Ngo rero umuntu barangiza kumusuka hariya amavuta ngo ubwo akaba aremewe mu bwami bw'Imana, ngo bagatangira uwo munsi bamureba nk'umuntu w'Imana, ku buryo n'urwandiko aguhaye
uzajya wumva ko ruzakwinjiza mu ijuru delegite nawe uguhagaritse kuri gate. ahariho hose ruhita ruba urwandiko, ruhita ruba urwandiko ngo niba ngiye wenda tuvuge nagiye ibunaka ngo twereke urwandiko ngo aho usengera bagusinyiye. Mama Kara, tudaciye ku ruhande turagira ngo tubwire abantu ko itorero ni umushinga wa Kristo, ariko idini ni umushinga wa Satani. Nibaza kumbaza ngo none se wowe ntago waribayemo, naribayemo, kandi uwo wari umushinga wa Satani. Ese ni ukubera iki Yesu yigeze akorera muri ayo madini? Ni ukubera ko abantu bose batari bakamenya ibyo ari byo. Icya kabiri, byari bikigoye Satani gukorera mu madini, ariko impamvu twahagurutse cyane kubwiriza abantu ibintu by'amadini kugira ngo babyitondere ni uko guhera mu mwaka wa 2020 ibintu byose byarahindutse, kandi mu byahindutse n'amadini arimo. Ubuzima bw'amadini bwarahindutse ku buryo hari ahantu uba ushobora kuba ukahihanganira, sibyo? Ukahihanganira, ukiga kuba ubwo muri ubwo buzima, ariko ugakomeza ukabaho. Ariko hari n'ahantu leta igera ikahashyira muri danger zone, ikababwira ati aha hantu wenda ni mubiza, aha hantu hari ibibazo bikomeye, umuntu uzahaguma ntazashobora kubaho. Ahantu ukahimuka, nyamara wari warahabaye, warahabyariye, warahuzukurije, ari gakondo yawe, ariko nyine wajya kubona habaye haje ibiza, ugomba kwimuka ahantu ukajya gushaka ukundi kuntu ubaho. Wenda rero abantu nibatwumva, nubwo na kera na kare wenda ntituri bubijyemo deep cyane ngo tubisobanure, ariko na kera na kare nubwo wari umushinga wa Satani, ariko nabura aho hantu hashoboraga kubonekera ubuzima. Ariko uyu munsi aho bigeze ndugu yangu biragoranye. Ngerega iyo ndi kubireba usanga ari bya bindi byahahise Yesu bamubamba, byagarutse muri iyi minsi noneho biridekarara cyane. Kuko niyo turebye igihe Yesu bamubamba bamujyanaga mu rusengero nk'umuvugabutumwa, barangiza bakajya kumutembagaza mu manga, kubera yuko amagambo arimo arababwira ni amagambo y'ukuri, kuko Yesu yari ukuri. Ntabwo yagendaga ku ruhande ngo hatagira umvuga gutya ngo kubera ko navuze ibi, we ntacyo yari afite cyo gutinya. Yarahagaga ati mwabana b'inciramo, akababwiza ukuri. barangiza bo bakamujyana, kuko ari magambo arimo arazana, ntabwo bari kumva ururimi avuga, bagahita bamujyana mu manga, barakajya kumutembagaza, kuko hari igihe cyageze ngo arabinyufura. Barangiza bakamubaza amagambo, bakamwicaza, bakamuzanira abantu ngo uyu nguyu kuko yakoze ibyaha ngo tumukorere iki. Nta bandi babaga babazanye, ntabwo ari leta y'icyo gihe yabaga yabazanye, babaga bazanywe n'abanyamadini ngo dore uyu yasambanye, bakamutereka imbere ngo kugira ngo babaga bashaka ibintu byose bituma abonwaho makosa, ngo tumukorere iki. Akavuga tutaramukora icyaha namutera ibuye. Kandi kuko baje bavuga ngo yakoze ibyaha, bakirukankana umuntu umwe, ntibirukankane yasambanye. Gusamba na bazanye umwe, ese yisambanyije kuki bazanye umwe? Bo bakaza bamwirukankana, basanga ari nabo bene babaga bamusambanyije. Birangije biza muri uyu munsi. Ariko hari aho yigeze kuvuga, aravuga muri za Matayo, aravuga ngo niba babwira ngo ndaha muzajyeyo, nababwira ngo ntimuzajyeyo. Urumva yarabisobanuye, nta kintu Yesu atavuze. Ariko nyine niba twavugaga koko amadini yagiye adufasha mu kubona nyine kwegera Kristo, akadufasha, ariko hari ibyo ureba ugasanga hari ibyo bari gukora bihabanye kure n'ijambo ry'Imana. Ukavuga ati se niba hari uwavuye mu byo guterekera akaba ari kugaruka mu idini, agasanga none iby'imiterekero birimo, arabona birasobanuka. Bariya Mama Karabo uyihangane, ngewe ntago mbyumva kimwe nkawe. Umunsi hari ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo Imana yaje guhamagara Samweli kuko yabaga mu nzu y'Imana. Hanyuma rero ngo yajye imuhamagara ishaka kumuha ubutumwa, akajya kwitaba Eli. Imana ikavuga Samweli, akahita abyuka akajya gukomangira Eli ati se umpamagaye umbwira iki? Ati kose ntabwo nkuhamagaye wa mwana we, subira kuryama. Yakongeza gukozaho umusaya ati Eli nani Samweli, akongera akabyuka. Rero yabikoze gatatu kugeza ubwo Eli yamubwiye ati genda noneho niwumva ijwi riguhamagaye, ubwo bishoka ko ari Imana, wita buvuge ngo karame mwami ndi hano, mbwira icyo ushaka. Abikoze Imana imubwira icyo ashaka. Njyewe sinemera ko amadini yatumye dushyikira cyangwa tumenya iby'inzira y'umusaraba, ntabwo mbyemera. Impamvu nabyemera ni iki? Imana yarampamagaye njya kwitaba idini, kandi igihe cyose nitabye idini cyabaye igihe cy'impfabusa. Impamvu cyabaye igihe cy'impfabusa, ntari nitarura idini, sinigeze mpishurirwa Kristo.
icyakora baramubwiraga bakamubwirira inyuma y'urugi rukinze, kandi ni Yesu wabivuze, aravuga ngo bugarire ubwami bw'Imana, ngo kugira ngo abantu batajyayo nabo ubwabo ntibinjire ngo bagereyo, n'ababishaka ntibabakundire. Rero kuba barambwiriraga Kristo inyuma y'urugi rukinze, ahubwo bo ikintu bankoreye barankereje, barampemutiye. Urumva urugendo nakoze nitaba Eli, iyo nitaba Yesu, iyo witaba Imana nitaba Yesu, yego Eli nawe nyine ni umuntu w'Imana, ariko ntabwo ari we Mana, nta butumwa Eli azaguha, ntabwo rwose, kuko biravuga ngo yaramaze gusaza, nawe yageze aharihumira, arahuma. Abantu be bakora amabara. Rero byari bikwiriye ko Samweli yitaba Imana ikamuha ubutumwa, kuko ari yagiye gukomezanya nayo. Eli rwose byarahindutse. Rero muvandimwe, nyine nari kuvuga ngo mu idini twagiyeyo nibyo, ariko batubwiriye Kristo inyuma y'urugi rukinze. None si yo wenda gereranya iminsi umaze kwitaruraho gato, usa nk'uwitaruyeho gato ibintu umaze guhishurira. Ni byinshi, urumva, ntabwo bivuga umunsi umwe. Urabona, noneho tekereza igihe winjiriyemo bwa mbere, iyaba warinjiriye ahantu uri uyu munsi, noneho ibintu ubuze, tekereza. Ubwo rero ntuzagire kumbwira idini ngo ryatumye tumenya, oya, twitabye Eli twemera amakosa, twikomereze. Abantu ngo bari gushaka inzandiko zo kwa Eli. Gusa kimwe cyo inzandiko zo mu madini zo abantu benshi bari kuzishaka. Bari gushakayo urwandiko rwo kwakira umwana, bari gushakayo urwandiko rw'umubatizo, bari gushakayo urwandiko rwo gusezerana, wanahabwa inshingano, hari urwandiko uri gusinyira. Ubwo impamvu mbivuze nuko ntekereje ejo bundi narebye abantu bari kwimikwa kuba abapasiteri. Urumva biriya byo kuba abapasiteri sinzi, ntabwo nagiye mbikurikirana cyane, ariko ibyo nabonye kuri YouTube ejo bundi biri kubera muri Canada, byo nabashije kubireba cyane, mpita ndeba ukuntu niba ari kuri abo bantu babarahize, mwokagira Imana. Biriya bintu naho bitaniye n'amategeko twavuze ajya aboha abantu. Nutabyubahiriza pasiteri we wabirahiriye, biriya bintu bizagukerera ijosi. Igisobanuro cy'idini se ni itsinda ry'abantu bakusanyiriza hamwe amategeko n'imigenzo n'imihango, muri ibyo bagashakamo inzira ngo igera kuri Kristo. Mu mategeko, mu migenzo n'imihango bakusanirije hamwe, bagahita bajya gushakamo inzira ijya kuri Kristo. Niyo mpamvu bagomba kubarahiza biriya bintu byose, kandi binyuranye n'ijambo ry'Imana, kuko nta hantu na hamwe twigeze tubona mu kwimika abantu bo mu itorero bajya babarahiza zirandahiro, ntaho zanditse, n'uwababaza aho ziturutse nabo ubwabo ntibahasobanura. Mu itorero rya Kristo umuntu arasenga, Imana yamutoraniriza uwo murimo, akarambikwaho ibiganza, akagenda agakorera Imana, kandi areba Imana, akaragira umukumbi nk'uzawubaza. Ntabyo kujya kurahira n'ugiye kuyobora igihugu ati sinzahemukirira ishyaka. Ni ikibazo gikomeye, kubera yuko bo wa mugani bagenda bibohesheje ya minyururu y'indahiro. Urumva, niho mpise nibuka ka kantu nigeze kubabwiraho, ko umuntu wambwiye atari ku bundi unishakiye abagabo 5 cyangwa bangaye ko mu isezerano n'abakera bajyaga babagira. Ndamubwira nti nta kindi kikuboha. Niba uzi ko wasezeranye n'umugabo wawe, ntuvuge ko muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse. Uburenganzira n'ubwo bwo kujya kwishakira undi mugabo, ufite uburenganzira. Ariko ikintu kiri kukuboha uyu munsi, kiri kukuboha ni indahiro warahiye wibohesheje wowe ubwawe. Kandi twibukiranye nanone kuri iki kintu, twibuke ko hari ahantu twagiye tuganira, n'ubwo abantu bose baba batari bukurure bya biganiro byose twagiye dutambutse. Nta kindi umwanzi arwanyiriza umuntu, arwanya umuntu ku isezerano yasezeranye. Isezerano niho ruba ruzingiye, ukavuga ati ndajyaho, ujyanywe n'icyiza, hakaboneka impamvu zituma utajyayo, ukica isezerano, ukavuga ati nzitanga. Ngiye buriya njya gutangira, hari ibintu byinshi najyaga ngira ikintu cyo kwitanga, nkitanga ikintu ntagifite ako kanya, imbogamizi zituma ntakibona zikaba nyinshi. Ariko niba mfashe ikintu ako kanya ngahita ngitanga, ubwo mpise nkora, nirushaka ari 1000, nashaka ari 2 mpite mbikora. Kuko twibuke ko hari abantu bajya bavuga ngo mwarahize imihigo nimwayihigura, Imana iri kubagaya ngo mugiye kongera muhiga indi. Rero ukavuga ngo guhiga umuhigo ntuhigure, birutwa nuko utari kuwuhiga. Biriya rero guhiga umuhigo, umwanzi azi neza yuko mu muhigo
mu isezerano niho hantu ruzingiye byanze bikunze ararwanya isezerano n'umuntu wahamagawe akenshi arwanyirizwa isezerano riri muri we ubundi ntabwo ari wowe ari kurwanywa isezerano riri muri we ry'uko Imana yavuze ko yasezeranye kuzakugirira neza kuzagukoresha kuzakugira umuntu ukomeye iryo sezerano riri muri wowe indani niryo umwanzi aza kugira gute kurwanya none nawe urasezeranye ngo nsezeraniye imbere ku mugaragaro y'uko nzubahiriza ibi n'ibi n'ibi mu idini urabisezeranye nturi kurahirira wa mugani igihugu nyuma y'igihugu hari itegeko rikugonga n'utabyubahiriza gereza irahari bazagufunga ariko se uri kwibohesha ibyo bintu urumva nyine n'utabyubahiriza bazahita bagukuraho simbizi ariko ubwo ibyo byose ni ibiki ni inzandiko narasinye uriya muntu ntugire ngo yavuye hariya atajyanye urupapuro yararujyanye mu rugo ajya kurumanika rushakira kadire y'uko yabaye pasiteri runaka amanika ahantu mu nzu indahiro hari n'amadini ajya atanga inzandiko ukaba ngo waba ugikizwa bakagukubita urwa mbere wakwigira imbere bagakukubita urwa kabiri wakwigira imbere ntabwo hari n'urwo bagukubita bakwegereje umusaraba hagarara hano ku musaraba uhagarariye Imana muri iri torero hagukubita urwandiko rwa gatatu uraba ukomeye uraba wemewe neza urumva muri iyi kintu cyitwa inzandiko nizo nyine ziri gutuma abantu baguma kwihambiriza imigozi myinshi itandukanye ese tuvugirije ukuri izi nzandiko hari icyo zungura mu bwami bw'Imana nta na gito kuko Imana yo ubwayo yikurebe yaraguhamagaye yaragutoranyije ikaguhamagara ikagukoresha ntaho ijya kukubwira ngo jya gusinya ahangaha erega ibyacu ni mu mwuka kuki batamenya yuko ibintu byacu bikorerwa mu mwuka Yesu yaravuze ati ngendagiye niba uri uyu munsi wa none uzi neza kuri gukorana n'umwuka wera Yesu uyu munsi ntabwo muri kumwe imbona nkubone mu mubiri ntawe uhari turi kumwe mu mwuka ibyo ari gukora byose turi gukorana nawe mu mwuka niba tubwira ngo nzagendera muri mwe ubundi umuntu agendera mu muntu gute ntabwo byakunda atari mu mwuka n'uwo mwaburana yawe itakubwira ati bizera ko bari abantu Yesu yabashyiriye hariya kubahesha ibyo Yesu yagombaga kubaha niyo mpamvu ngo iyo babahaye urwandiko babifata ko ari Yesu rubahaye oya ubundi dore ubwo duhita twigendera kuri ya ndirimbo n'ijambo ry'Imana turi buze kurisoma indirimbo iravuze ngo umugabo nta bwenge yego yagiye nta rwandiko agira ngo arinjira birashoboka yuko nk'uko abandi binjira birashoboka yuko umugabo nta bwenge yari yifitiye inzandiko zujuje ibisabwa yarakiriwe ari umwana afite seritifika yuko yakiriwe mu rusengero afite urw'umubatizo afite urwo gusezerana n'urwo gukomezwa afite seritifika nyinshi umurundo gutyo uruzuye ibitabo dore birangana gutya arangije ni wa undi wagera ahandi hari ahantu umuntu ngo ageze mwikirisha amategeko nayo hari impapuro zingana gutya noneho nta bwenge nawe yari azifite zuzuye arangije arihuta pe ziriya nzandiko zirakwihutisha urumva ziriya nzandiko nta kuntu yaba atarazifite ngo agere ku marembo kuko baba barazimubarije piriya yazibura bakamusubiza bakiri kare ariko ngo yarateye intambwe rwose agera ku idini arwerekana agera kuri we Yorodani urw'umubatizo arwerekana agera ku ntuza yerekana urw'uko yasezeranye mbese ngo agera ku irembo ry'ijuru mu nkingi zose hari zijyana umuntu mu ijuru mu buryo bw'idini uriya nta bwenge yari azujuje ariko disi ngagera etape ya mbere etape ya kabiri narabyubahirije iya gatatu narabyubahirije iya kane narabyubahirije iya gatanu narabyubahirije akabona nyine inzandiko rwose aha n'aha naciye yo nanyuze yo aratangira avuga ati wenda tuvuge yavukiye iwabo noneho arakiriwe ajya kwatu ngiye naturiye pasiteri nahagaze imbere y'iteraniro nsobanura iby'ibyaha byanjye nakoze ese sindi umukristo nakoze ibi n'ibi arabara byose abona rwose biruzuye urwitorero ndashimwa mu bya 10 n'amaturo ibintu byose ndabikora ndi umuririmbyi hari ukuntu ubura n'umuntu akahita kwipresenta njyewe ndi umukristo mu itorero riniri njyewe nyobora icyumba cyo kuwa kangahe njyewe nyobora ababyeyi njyewe nyuma y'ibyo ndi umudiyakoni njyewe ukumva afite imirimo nk'igihugu akaba yamara iminota igera nko mu 10 ari kwivuga imirimo akora mu itorero nkora ibi kwibaza ibintu byose arabyubahiriza ryari
njyewe nkuriye nyobozi nkuriye mbese akakubwira ibintu byinshi ndi perezida wa korali iyi n'iyi ugasanga uko byasa kose uriya muntu rero ngo twabivugaga ashobora kuba yari yubahirije izo nzandiko afite uburyo ahantu hose naraturiye ba runaka nahagaze imbere y'iteraniro nagize gute ariko yibagirwa icy'ingenzi ko Yesu ari we nzira ari we kuri ari we bugingo arangije aravuga ati njye mpfa kuba nzi neza yuko nabyubahirije byose n'imirimo myiza narayikoze njyewe nta hantu na hamwe ntagaragaraga mu idini nta na hamwe ibyo basabaga narabyubahirizaga amafaranga yo gukora ibi n'ibi byose narayatangaga nta kintu na kimwe ntakoze ubundi umbwira gute ku ijuru ntaricigatiye ngo yageze ku irembo barakomanze agezeyo rero saa ngo yari azi ko agiye kwinjira nk'uko abandi binjira ubu kubona abantu bagenda ukagira ngo bose niko barajyayo ntabwo ari ukugenda nk'igihogere ntangiye kwinjira we mukingure naje dore dokima zose ndazujuje ngo bahita bamubaza agatanga ka mbere urwandiko rw'agatanga ka mbere se ni agake agatanga se mu idini ry'iwacu ntabiba nta bintu nta rundi njyewe inzandiko zose ndazifite nanabatijwe mfite imyaka 12 njyewe narakiriwe ndi uruhinja mama yarambyaye ajya gushima ndangije njya kwakirwa umunsi wo kwakirwa njyewe nakiriwe umunsi w'igaburo ryera na pasiteri runaka niwe wanyakiriye ndi uruhinja ndabyibuka mfite amafoto papa bamufotoye na mama baniriye pasiteri ari kunyakira ikindi cya kabiri ngize imyaka 12 nagiye mu mubatizo ngiye certificate y'umubatizo nsengera ku rusengero runuru kandi njya nyuma yaho ntari kosa nakoze njya kwaturira pasiteri ndihana byose narabikoze ndangije mu rusengero ndo nta makemwa ngewe nararirimbaga muri korali iyi n'iyi perezida wanjye mumubaze narubahirizaga repetisiyo zose narazubahirizaga naremeraga rwose n'akazi bakakanyirukanamo kubera kubahiriza ibisabwa muri korali kugira ngo mbone uko ndepeta neza ibintu byose bisabwa narabyubahirije ngera igihe rero ngewe umugore wanjye twarasezeranye nasezeranijwe na runaka sinigeze muca inyuma rwose urumva twabanye neza runaka yaransidora urupapuro certificate yuko nasezeranye byemewe n'amategeko nabaye mwarimu nabaye umudiyakoni nca mu nzego sinigeze nsimbuka nabaye umudiyakoni nyuma bantorera kuba mwarimu nyuma baza kuba pasiteri umushumba wa paruwasi n'uyu byose narabyubahirije urambwira ako gatanga ko kaza ryari nagatangwa muyo mu mibyizi ko najyagayo ayo ku cyumweru sinyasibe ako gatanga ni bwoko ki muri ndashaka kugira ngo tumenye aka gatanga gatangirwa he bagafata ryari njyewe ko navutse none n'ikimenyimenyi njye papa yari pasiteri cyane mama yari umudiyakoni ku rusengero nta n'ubwo igaburo ryera barisibaga ako gatanga kaza ryari ryari agatanga ka mbere baramubwira ati rero turumva mu byo ufite byose nta cy'umumaro se nawe ibintu byo kumusaraba ntabwo waciye nabonaga umanitse mu rusengero ku rusengero rwacu hari umusaraba ugaragaza yuko ari urusengero rwemera Yesu twageze ku musaraba ariko se ko tureba udafite urwandiko ubundi bimeze bite waciye he wanyuze he kugera ko uhari inzira ugomba kunyuramo iyo nzira waciye di pasiteri ntayo yambwiye nta muntu se numva wambwiye iby'iyo nzira ko batubwiraga ko kuva twarabatijwe ibi byangombwa byose tubyujuje bakadusabira umugisha twatanze ibya 10 n'amaturo ko tutasambanaga ko tutibaga ko tutajya ko imirimo myiza yose ko batubwiraga ko nta kindi dusigaje usibye kugera hano urwo rwandiko ruva he bamubwiye ngo ku musaraba mwiza niho umuntu abonera abagabo batatu ati ni pasiteri na mwarimu ndiyakoni se bati hoya yewe abagabo batatu bakaguhumuriza hanyuma se bakaguha urwandiko bakaba aribo baguha urwandiko bakora imibara hagati uwo bagabo ntabwo nabonye ubwo wenda wabona narateranye basi bakavuse baje nazi
ibyabo ngo babibarira mu rusengero kuko bizera ko ariho ubwami bw'Imana ngo buri. Ngo bageze hariya muri ziriya nzu z'amateraniro ngo baba bageze imbere y'Imana, ngo hano ngo imbere y'Imana ngo ahera h'Imana, ngo mu rusengero, ngo mu mahema y'Uwiteka, kandi wagera ngo mu nzu y'Uwiteka, wagera mu byakozwe n'intumwa bagahita bakubwira ngo Imana kuko ariyo muremyi w'isi n'ijuru, niba mu nsengero zubatswe n'intoki z'abana b'abantu kandi ntikorerwa n'amaboko y'abantu nk'ugira icyo akennye, bati oya hano nahera. Ese nimuzi yuko imibiri yanyu hari insengero z'umwuka uba muri mwe, ngaho nimureke ubusambanyi bwanyu, imibiri yanyu ihimbaza Imana gusa. Bati iyo narayumvaga we, ati none se ubusambanyi bwa ni ubuhe bavugaga? Ni ugukora urindagira utazi uwo ukorera uwo ari we. Ni ukugenda usambira aho ubonye, bimeze nk'isuri isambira ibyo ibonye byose. Wumvisha abihamagaye wanga kwakira Kristo ngo akwihishurire, ati rero ubwo twumvikane murebe ukuntu umunyaranja ni yashatse kumvikana nawe. Igihe wumvikaniye koko uzajya kwa gitifu w'akagari mwumvikane, kwa mudugudu mwumvikane, ku rusengero nyine byose ni ukumvikana. Ubwo ugira ngo no ku irembo ry'ijuru muzumvikana. Nta kumvikana kuri hariya. Ubundi bakigusoma egare yuko babona yuko urwandiko warwerekanye, nta n'ibyo ujya kwipresenta wowe bakikubona, kuko bamubajije urwandiko kuko babonaga atarufite, ngo basanga nawe ugasanga ntarwo afite. Nawe yaravuze ngo bamubajije urwandiko ngo ku musaraba mwiza, yahise bamubwira ati babagabo ati ku musaraba niho umuntu abonera abagabo batatu, bagahita bamuhumuriza yuko ibyari bigiye kumwica nta kibazo afite. Agakomeza ati kandi kuri uwo musaraba mwiza niho umuntu abonera urwandiko rw'ijuru rutari urw'itorero. Muntu udukurikiye ufite uruhe? Itorero turi buvuge babyumvemo kabiri, babyumve ni rya dini twavugaga, noneho hari rutari urw'itorero. Hari ikintu mpise nibaza, umuririmbyi yarabiririmba, yego Imana iguhe umugisha. Ahubwo biko mpise nibaza, mbona abantu barwanira gushaka urw'itorero, urwakanya urwandiko rwo wenda urarufite nta muntu waguhakanya, ariko se ufite uruhe rwandiko? Tugezeyo uriya mugabo ageze nta bwenge, yigereye ku irembo ry'ijuru rwose, agiye kwinjira nk'uko abandi binjira. Yararwanye pe ari kujya mu ijuru, ariko arangije ageze ku irembo aravuze, baramubajije urwandiko ararubuze. Dore ngizi we afite ibyo yerekanye, yatanze urw'itorero, asanga ntirukenewe, hari nta muntu ujya urubaza. Ku musaraba rero ba bagabo batatu mwarahuye? Ariko nari umudive mwiza, narikoraga ibi n'ibi. Oya ntabwo ari ibyo tuvuga. None abo bagabo batatu rero barabanza icyambere bakaguhumuriza, urumva ko bamuhaye, babishyizeho umucyo. Kabiri nibo bahita bagusinyira urwandiko rw'ijuru rudatanzwe na pasiteri, rudatanzwe na mwarimu, rudatanzwe n'umubatizo, rudatanzwe no gusezeranya, rudatanzwe no kwakirwa, rudatanzwe na papa wawe nubwo ari pasiteri akaba ariwe wagusezeranyije. Urwo rwandiko nta kintu rumaze, urwuho ukura ku musaraba ni urw'ijuru uhabwa n'abagabo batatu bahagaze ku musaraba mwiza. Hari n'imisaraba mibi. Ya misaraba mibi tuvuga ni imwe abantu bagendana, umuntu akagendana umusaraba ubambyeho Yesu mu ijosi, ntashobora kugendana basi no n'imva ya Yesu yazukiyemo, ahubwo aragendana umusaraba ubambyeho Yesu, ahora agendana Yesu abambye. Uwo ni umusaraba mubi. Twaraguhamije reka tukwishimire hejuru. Uwo ni umusaraba mubi, bakamwambika ku kuboko hariho umusaraba wa Yesu abambyeho n'urubindo abambyeho. Uragendana umusaraba wa Yesu abambyeho, wagendanye kuzuka kwe n'ubugingo bwe. Uragendana uwabambwe, wagendanye uwazutse. Kuki uhora ubona umusaraba wabambwe wa gatanu mutagatifu ngo turi kwibuka urupfu rwa Yesu, bakazenguruka n'umusaraba ubambyeho Yesu? Yesu ni muzima, yarazutse. Nimugendane Yesu wazutse, apana Yesu ubambye. Amen. Umusaraba mwiza niho umuntu akura urwandiko rw'ijuru, rudatanzwe n'idini, rudatanzwe na bishopu, rudatanzwe na runaka. Nge nageraho ngera hose Imana ikambwira ngo vuga, nkavuga. Iyo muntu mu rwandiko ntarwo nari kugira.
nararuhize njyewe uzabimbaze njyewe nararuhize igihe kimwe nje hano kuri YouTube nararuhize my friend urumva nararuhize ndaruzana bavuze ati ntawemerewe kugenda atajyanye urwandiko urumva ariko urwo turi kuvuga uyu munsi wa none nurwo abagabo batatu baguhera ku musaraba ukabarirwa ujyana mu ijuru nta nibyo birirwa bakubaza bavuga ati uyu nguyu afite yujuje ibisabwa. Turagira ngo tubwire abantu bose ko mu ijuru batajya babaza urwandiko rw'idini. Yego izo nzandiko zikora inaha kandi nabwo zikora muri kanuni z'amadini kugira ngo babone uko babahererekanya bajye bamenya ngo iyi ntama ni iyaba ngaba zose turi kumwe turi ku Giroma harangiza abo bafite ngo uruinzerereze ahubwo se nidusanga ari turi inzerere hari abantu b'inzererezi badafite amadini babarizwamo turasanga ubwo na Yesu twakurikiye baramwita irindi zina dusange Yohana hari izina bari buze kumwita kuko turi mu itsinda rimwe turi mu itsinda rimwe ba Yohana intumwa za Yesu zose turasanga hari usibye n'abari 12 n'abigishwa ba Yesu 70 n'abari 120 nta dini bagira ntazo tubona yarababwiye ngo mugende mu mahanga yose mubwirize ubutumwa bwiza abizera mu babatize muheri Yudaya mugeze Samariya no kugera ku mpera y'isi abantu nta rwandiko bari babahaye mubabatize nimurangiza mubigishe kwitondera ijambo ryanjye mubabwire kandi ko ubwami bw'Imana buri hafi ntabwo yigeze ababwira ati mubabumbire hamwe mubashyire hamwe hajye hagenda mubashyireho utwandiko shani yagira ubibeje kubacika mujye mumukubita urwandiko umushorere idini rumuhamiriza ko akijijwe ari uwemewe nubwo nzaba ndamwemera ubwo butumwa ntabwo ari ubwa Yesu nukugira ngo wamugani mbese nugera ahantu bavuga ati iyi sinzerereze ifite aho ibariza mu nzandiko wanditse mu gitabo hari ukuntu kera ngo ubundi bagikoresha ububata ubundi buri mbata yabaga yambaye iherena buriya niho amaherena yaturutse buri imbata yambaragaho iherena ku gutwi ririho inimero cyangwa izina rya nyirayo noneho kugira ngo imbata yawe nuyituma ku muturanyi bagende basomaga ku iherena bo bavuganaga n'iherena kavuga ati iyi niyo kwande niyo kwa mama Karabo ateye ni mama Karabo gutumye imbata we akira urumva n'ubundi rero biriya bintu ni iby'imbata ariko iyo umuntu yabaga yibatuye yakuragamo iryo herena iyi minsi y'ububata bwe yabaga ishize yakuragamo iherena noneho akagenda ushaka kumumenya bikaba ngombwa ko yisobanura cyangwa amubaza turinde rero imbata zose zigomba kugenda n'izo nzandiko nawe none se ubundi hari indi ndirimbo yigeze niyo iri mu badimi vuga ngo mbese nanditswemo mu gitabo cy'ubwami mu gitabo cy'ubugingo mbese ndanditse none se ubundi warinda kujya kubaza ko wanditse kandi mu bitabo byo mu isi mu aho batirijwe n'ibiki byose wanditse wakurirwa ni ngombwa kujya kubaza ariko umuririmbyi arangije aravuga ati mbese nanditswemo mu gitabo cy'ubwami hari indirimbo ntajya ndirimba indirimbo sinzi iriya korari yihe bajyaga ngo mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo ngo mwami Yesu ndifuza kubimishurira ngo kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata ngo kugira ngo ntazibeshye ubugingo uwo muntu nta Yesu kurimo ubwo ntago ayo magambo abiri ngo kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata nisanga ntanditse muri icyo gitabo ndajya gusambana ndajya kwiba ndajya gukora niba ngo kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata ngo mbese sinjya nyiririmba yarabishidikanyaga ate komana ibikobwa biri kuvuka hanze ko ari byiza wambwiye nimba utaranyanditse nkakwereka ubundi iyo ufite ubugingo muri wowe urabwumva urihamiriza wowe ubwawe ukavuga ati njye nanditse mu gitabo cy'irangamimerere iwacu sinaha ahubwo iwacu ni mu ijuru niho dutegereje umukiza ko azaba uzaza agahindura imibiri yacu kuba mishya akayishushanya n'ubwiza bwe pointre nkumva ko ari ibyo byiringiro byanjye mfite naho gutekereza ngo izo nzandiko bantu banjye bantu b'Imana izo nzandiko zabaye inzandiko bazitambitse imbere y'abantu kugira ngo zibarimbuze nta kindi rwandiko ruzakumarira rw'idini ni byiza urazifite basigerekaho gerekaho urw'ingenzi kuko izo ntacyo zimaze
aya ntago zigerekana. mbese barazijugunya ese barazita bajye kuzita amasenge. Oya nibasite hasi z'idini kuko ntacyo zizabamarira, bafate urw'ijuru. Nese urukeneye ko ari urw'ijuru, urwandiko rw'ijuru rutari urw'itoro nta nubwo birirwa bakubaza niba urufite kuko ukigera wese wamenye ko ugifite. urebe ubuyobe, njya mbaza abantu nkabaza ariko igisambo ku musaraba ko cyabonye ijuru, mwabonye hari umuntu wakigishije inyigisho z'igice, hari umuntu wakibatije, hari icya 10 hari amaturo, si cyarebye mu maraso kikizera Yesu agahita akibwira ati tujye muri paradizo duhurireyo. None se abantu ni gute batamenya ko Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data atamujyana? Ko yavuze ngo nimundebeho nimuze munyigireho ndi umugwaneza. Yarababwiye ngo mujye kwigira mu madini. Dore nimwe buryo umuntu agushyiraho ububata bukirwa bukuremereye ahantu hose. Ngo pasiteri yavuze gutya, ngo pasiteri atambona, ngo noneho ngo abatambyi ngo batagira gutya. Uzi ibibazo by'amafaranga yo mu nsengero, uzi amafaranga yo mu makorari ngo zongera kuririmba ari uko watanze imisanzu, ngo urimwe ibirarane. Ese ko batubuza ko ibintu by'amadeni ari ibibazo, ugiye mu madeni y'ibirarane iby'amezi 3 nturizongera kuririmba, uzaririmba ari uko wishyuye ibirarane byo gukorera Imana. Ibirarane byo gukorera Imana bisigaye yarakennye ku buryo iyo ugiye niba udatanze nta mbabazi zo kuza kuyisakuriza ngo urayiririmbe urimo amadeni. Ese aya mafaranga ajya he bantu bima? Ayo mafaranga ajya indirimbo zabo zigurwa amafaranga. Ibaza ariko buri kwezi gutanga umusanzu. Nyine buri kwezi ikintangaza nureba nubwo batanga iyo misanzu, noneho icyuma cya korari n'igipfe baritanga amafaranga yo kujya kugikoresha cyangwa kujya kukigura. Yaba ayo mafaranga ajyaye muyashyirahe buri kwezi reba kwihambira hiya mibabara. Ikibazo abayafite nibayatange, ariko se nimba utari umukene, iyo umubujije kuririmba ngo ntiwatanze amafaranga, ni Imana iba yakubwiye ko idakeneye indirimbo z'abakene? Ngo we ntuzaririmba kuko utambaye uniform, ngo twe twadodesheje wayabuze, we ntagurimo. Imana zabo bakorera ngemba mbona ari Yesu yaravuze muri Yohana 14 dusoma ijambo ry'Imana, umurongo wa 6 ngo Yesu aramubwira ati, abwira Toma, Yesu aramubwira ati ninjye nzira, ninjye kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Uru ni rwo rwandiko rw'abagabo 3 bahereza umuntu akigera ku musaraba. Pointre. Udafite Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, ukigera ku musaraba ngo hasanga abagabo 3 baguhereza urwandiko, umenye neza yuko ntahuri. Kandi uwo Yesu yamaze kwicara muri we aramwihishurira akamuganiriza kugera ku rwego hari ibyo kuko avuga nk'uko ijambo ryavuze ati hari ibyo muzamenya byinshi nimwuzura uwo mwuka wera. Hari ijambo ryo kuyobya riri mu bantu, abantu bavuga ngo uwo Uwiteka yimikishije amavuta ngo niba ari ntukamugire gute, ngo ntukajye umuvuga. None se ikibazo kiranabaza ngo Uwiteka yimikishije amavuta ninde? Uzamubwirwa n'iki? Uzamubwirwa n'iki? Tuzamumenyerahe? Uwo muntu ukubwira ngo ni pasiteri utazi aho yabuherewe, warasenze Imana ikubwira ko ariyo yabuhaye. None ngo bari gukora ubu koko ejo bundi mfata umuntu agenda ndambikeho ibiganza cyangwa nsukeho ya mavuta babasukaho, nindangiza nze mbabwire ngo ndi Uwiteka. Uwo muntu wanyimitse se ko ari we wanyimitse n'Uwiteka. Rego Uwiteka yimikira abantu mu bwihisho. Uwiteka ntabwo areba nk'uko abantu bareba, ntabwo areba nk'uko abantu batoranya nk'uko abantu batoranya. Gusa uzabamenyera hehe? Ku mbuto bera. Uwo mushumba wawe uzamumenyera ku mbuto yera. Ngo Uwiteka ngo bara ngo Uwiteka ngo yimikishije amavuta ngo kandi we ngo uvuga ngo bare abatambyi, kandi ijambo ry'Imana rituvuga ko twese turi abatambyi mu bwami bwa Kristo. Keka wowe nimba ufite ubundi bwami waba ubamo, ariko twebwe twemera ko umwenda wari urahera icyatumye utamuka watabutsemo, byari ukugira ngo umuntu wese yigerereyo. Ni ukubera iki babibigisha barangiza bakabitambika imbere? Njya harya sha kinga urugi ngo ni bya runaka, ngo wowe ngo uriya utarabatijwe, ngo utarasutsweho amavuta ngo ntiyemerewe kugusezeranya, ngo utarasutsweho amavuta yasutsweho amavuta yandi. Yasutsweho amavuta yandi saya abantu isibihwagari cyangwa zaherayo baguze mu isoko, bageye rimwe na rimwe bakaba banabanje kuziterekera mu mariya, barangiza ngo Uwiteka yimikishije amavuta. Yarabikubwiye se ko ari Uwiteka wamwimitse? Uwiteka uwo yimikishije amavuta ni uwo yahaye ubugingo buhoraho akamuhereza ingwate y'umwuka we.
uwo ni wo Uwiteka yimikishije amavuta, kuko ayo mavuta yimika abami bazabana na Kristo ni amavuta y'umwuka wera. Erega ubundi tutaragiye, iyo Imana rero iguhaye umwuka wera ibikwimitse. erega ubundi tutanagiye kure, Yego. ubu uyu munsi tuvugana hano mu gihugu abantu bose bari mu irangamimerere yo mu gihugu, akenshi abakozi cyane bahabwa imirimo, kuba ari umunyarwanda, cyane kuba atarakatiwe n'inkiko, kuba ataragize gutya na gutya, kuba atarwaye indwara izi n'izi, n'ubundi no mu bwami bwa Kristo, kuba uri umukristo warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, Kristo ari muri wowe, icyo ni icya mbere, nibwo urahabwa akazi. Kuba wanditse mu gitabo cy'ubugingo yuko uri umwana w'Imana, kandi kuko kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza nicyo cya mbere kiduhesha kuba abana b'Imana. Kuba rero uri mu bwami bw'Imana, dore akazi egare, ubaye umutambyi mu bwami bw'Imana, mu bwami bwa Kristo, kuko uri umwana mu rugo kwa data, uri mu gitabo cy'ubwami cy'ubugingo, wanditseyo. Niba wanditseyo se urandika ujya kuryama, urajya mu kazi, uri umushumba, uri iki ibintu byose. Ibi bintu by'aba bantu biyise abatambyi ari imitwe yo kugira ngo babone uko barindimura abantu babageze ku ndiba y'urwobo. Ariko turashaka kubabwira ko Yesu yavuze ngo ushaka kuba mukuru mu bwami bw'Imana abe umuto, kandi ushaka kuyobora abandi abe umugaragu wabo. Hanyuma rero muri Kristo Yesu, ukuntu mu itorero rya Kristo tubaho, njya mbabwira ngo idini ryakoze ikintu kibi cyo kwica itorero, ryarangiza rikiyitirira izina ryaryo. Tekereza kugira ngo ubunze nicema amakarabo, nindangiza niyitema amakarabo. Ibyo bintu ni ishyano rikomeye. Abantu bose b'injiji bazavuka nyuma batabizi bazajya bagira ngo koko n'ingema amakarabo, ariko abahishuriwe nabo nabikoze bareba bazakomeza bavuga turi umugome wijema amakarabo urangije wiyitirira izina rye. Icyo ni ikibazo gikomeye. Rero tongere tubabwire ngo idini ntabwo ari ryo torero, idini ntabwo ari ryo torero, idini n'itorero byo ni ibintu bihabanye. Usibye ko no kuba mu itorero aho ngaho nyine iryo mwisi dini, hari igihe ijambo ry'Imana rigeraho rikavuga bisa nk'iryoroshya imvugo kugira ngo abantu bose bakomeze babyumve. Rinababwira ko izo nzandiko mubonera aho hantu nta kintu zizabamarira. Igifite icyo cyabamarira ni urwandiko rw'agatanga ka mbere umuntu ahererwa ku musaraba mwiza, akaruhabwa n'abagabo batatu, ni Imana Data, ni umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera. Nibo bonyine bemeza bakavuga ati uyu ni uwacu, tumwanditse mu irangamimerere, turamutoranije, turamwejeje, turamutunganije, turamutsindishirije, ni uwacu aho yajya hose, ni uwacu. Hanyuma rero ijuru rigateraho kashi, ibintu bikaba birarangiye. Icyo gihe waba uri hehe, niyo waba uri mu ishyamba wenyine nta wundi muntu uhari, uri umwana w'ubugingo, kuko Imana yaragutoranije binyuze mu kwizera, utsindishiriza abanyabyaha. Rero reka mbabwire, sindi kubabwira ngo mwigumure kuri abo bantu bitwa abashumba banyu, ariko nagira ngo mbabwire ko ntacyo bazabongereraho ku bigendanye no kubigiza imbere ngo mujye mu bwami cyangwa no gutuma mwemerwa, nta na gito. Ahubwo nimureba nabi bazabavutsa ingororano zanyu, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo he kugira ubavutsa ingororano zanyu, zibavukishije kwigira nk'uwicisha bugufi, ngo no gusenga abamarayika, no gushyira hamwe imitegeko n'imihango, ngo bakigira nk'abaca bugufi nk'abasenga. Ahubwo muzirikane umwami umwe wabahamagaye, uzirikane guhamagarwa kwawe ari guhanga amaso. Muri ibyo ngo ni iki gihesha ubugingo budashira, si ukumenya Yesu wacu udukunda, twarazimiye nk'intama Yesu aradushakashaka, atubonye twinjiza ubwo mu rugo rwe. Nta kindi gihesha ubugingo mw'abavandimwe mwe ni ukumenya Yesu Kristo akakubamo ukamubamo, kandi iyo yakubayemo uramuhishurirwa. Mu gihe rero waba ucyumva ukiri kumva ko nyine ureba pasiteri wawe ukumva azabigiramo uruhare ngo wigire imbere, ukaba wumva hari ibintu ukiri kurwana nabyo, ukaba wumva ukiri gushidikanya wirwa usenga ati Imana uzampa ubugingo, ukaba wumva ukiri gushidikanya ati ariko ubu ndakijijwe cyangwa uri nk'ubwe ebyiri. Ariko abakristo Yesu baramuzi, nawe arabazi. Yohana ageze ku bice 10 yaranditse ngo izo ntama zumva ijwi rya Kristo, kandi nawe yumva ijwi ryazo, iyo azahuye azijya imbere zikamukurikira, kandi zimukurikira hajya hose. Rero bene data,
Beti reka dusoze iki kiganiro reka tugisoze kuko twakivuga bugake bwakwira gusa bugacya Yesu niwe nzira abantu nibashaka urwandiko rw'ijuru bareke kwisunga urw'idini N'urwo reka iri ni idini ry'abasogokuruza ngo niho mama yasengeye ngo sogokuru wanjye ngo iri ni iry'iwacu hari ngo idini rimwe sinarivamo hari idini rimwe ngo banze kubyumvikanaho umwe akajya yinjira mu rusengero afite ferabeto ngo ahigendana ngo ndafite ikintu ku buryo ngo bateranaga ndabizi neza ko iryo dini ndarizi polisi ihagaze mu idirishya kugera ubwo umwe muri bafunzwe ngo baramukatira bamushinja ngo jenoside ntawamenya uko byagenze babona kubona amahoro ariko ahagendanaga ngo ferabeto umushumba umwe akayinjirana mu bintu intama zituriye nubwo afite ferabeto yarasizwe uwari pasiteri ufite ferabeto ubundi afite ikindi kintu binjiranaga ibintu ukuntu mba mbona bazifite mu bundi buryo byo noneho zabaga ari mu mubiri nta nubwo byabaga ari ibyihishe ngo uvuge ngo aramutera iki n'iki Beti reka dushimire ikiganiro kuko Imana yo nimushake urwandiko rw'inzira twe twaranongenda rufite kandi ndabizi neza ntago nshidikanya Imana iduhana umugisha amen amen duhure mu biganiro bitaha shalom shalom amen